turi kumwe na Pastor Chantal wa Nyirigira Marie Chantal iyo umuryango wa Yera umuryango w'ivuga butumwa rihembura imitima nkuko ro musanzwe mubizi n'umuryango wa Gikristo twemera Imana Data twemera ubutatu butagatifu twemera Yesu ko ari umwami n'umukiza twemera ko yapfuye akazuka kandi akazagaruka gutwara abazaba mwizeye twemera umuzuko w'abapfuye dukora rero n'ubutumwa twamamaza ubutumwa bwiza twibanze ku byanditswe byera ariko by'umwihariko tugenda tureba abantu bari mu bibazo tukagenda tubazamura morali yabo cyane cyane abana bo mu mihanda abakobwa batagize amahirwe yo gukomeza kwiga bakahura n'insanganya bagahura n'abagabo bakabatera inda bamwe bikabaviramo kuba bakwishora mu mwuga w'uburaya cyangwa se n'ibindi by'ibiyobyabwenge ni mw'ubwo buryo rero Ayera igenda mu icyo gikorwa twamamaza ubwami bwiza bwa Yesu Kristo abemeye kumwakira nk'umwami n'umukiza nabo bakamwakira bagakomeza mu nzira nziza niyo mpamvu turi kumwe n'abatumirwa bacu turi kumwe na Bonifrid turi kumwe na Rosine reka tubahe nabo batubwire uko uyu muryango wa Yera wabagezeho uko nabo bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza n'ibyo bari barimo bakaba barivuyemo bakabashaka gushishikariza abandi icyo nabo bakora kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare reka twakire umukozi w'Imana Bonifrida nitwa Mukanwari Bonifrida nanjye ndi umumama wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ndashimira Imana cyane ko yankuye mu mwuga w'uburaya ibigejejwemo n'umuryango wa Ayera ndashimira Imana cyane mu by'ukuri yuko umwuga w'uburaya nawukoze gerageza kubivamo ndipimisha nsanga ndi muzima maze no kubyara abana batatu ndangije nkurikira inzira y'Imana ndashimira Imana cyane ko hari ibyo yangejeje icyo nshimiraho Imana cyane nuko nshishikariza na bagenzi banjye ko babireka tukagumya tugasenga Imana ikagira icyo idufasha. Bonifrida rero umaze kubireka hari icyo wabwira abantu ubu ngubu uri gukora iki nicyo wababwira kugira ngo bavemo nabo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza harabatinya bakavuga bati se uwo mwami turamwumva turumva tubikunze turumva ari byiza ariko se nitumara kumwakira ahantu ko ariho haduhaga amafaranga y'abana ahantu ko ariho hatumaga turya tukabaho tuzabigenza gute wabagiriye inama nabagira nuko Yesu ashobora byose ikintu nababwira nuko iyo uri mu bintu by'Imana Imana nayo ijya imbere yawe ikagumya igufasha ikaguhuza n'abantu mu buzima busanzwe mu by'ukuri turashimira Imana yuko utimara kutubwiriza watubaye hafi nta kintu wageze utwima ugifite ubwo rero ikintu nashishikariza bagenzi banjye nuko biriya bintu atari byiza nabashishikariza ko batagomba kubigumamo bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza kuko Imana ishobora byose. Amen. Imana n'umugisha ndashima Imana kubw'imirimo myiza Imana igenda inkorera yewe ndi umumama w'abana 4 nakoraga umwuga w'uburaya muvamo ndagenda nihangira imirimo mu buzunguzayi ngubu ariko Imana yakoze imirimo mbona akaryango ko gukoreramo nukuri ndashima Imana cyane umuryango wa Era waraje tugira inama uratuganiriza mu kutuganiriza rwose harimo abantu benshi byafashije nanjye byaramfashije namenye Imana nsobanukirwa Imana icyo ari cyo nsobanukirwa gusenga ko biruta byose iyo Imana uyigiye imbere nayo ikuba hafi ndashimira cyane uyu muryango cyane bikomeye kuko hari n'abandi bene data nabo bari kugenda batera intambwe kubera uyu muryango ni ukuri ndashima Imana bikomeye ikindi
abantu twabanaga mu buraya nkunda kubaganiriza cyane mfatanyije n'ubona Frida. Hari n'abandi bamaze kugenda babivamo kandi bari kugana inzira nziza. N'uyu muryango wa ERA ugira igihe badukoresha amahugurwa tukaganira bikadufasha cyane. Umbere ikintu nashishikariza n'abasigaye inyuma rwose ni ukuza bakegera Imana, kuko n'ubundi n'uburaya twakoze nta cyiza twabonagamo, ni ubusinzi, ni ukurwana, ariko ubu ngubu twabifashije hasi tubasha gukorera amafaranga, ukaba wagura umwenda, ukaba wahana mugenzi wawe 500 buraya cyangwa 1000, kandi pe Imana iradufasha, ibyo tubona biratunyura kurusha uko twatwaraga abagabo b'abandi, abasore baho hose bakanadusuzugura, ariko ubu nta muntu udusuzugura, baratureba bakavuga ati mama runaka, mama runaka. Ariko kera batwitaga indaya, badukubita. Ni ukuri ubu ko mbayeho biranshimishije rwose, ndanezerewe mu mutima wanjye. Amen. None Rosine, ikintu nashaka kukubaza ni iki wabwira bariya bagenzi bawe, iki n'ibintu nka bibiri uvuga uti jyewe muri ya mwuga ikintu cyatumye mbizinuka kibi ubonamo, ni igiki watubwira cyatumye ufata iyo nzira kugira ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza akuruhure? Kuko ijambo ry'Imana cyangwa se muri biravuga ati yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Ni iki wumva cyari cyaraguhetamishije ubu ngubu ukaba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kandi ukabona ibintu bimeze neza, wabwira n'abandi kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu? Ikintu cya mbere cyatumye numva nguhaze, ni umugabo umwe wamfatiye icyuma arambwira ngo agiye kumbagira. Uwo mugabo rwose yarambabaje mu buzima bwanjye. Hiyongeraho abandi bayobozi bariho chef de zone na responsable, baraza baza mu nzu z'indaya zose bakajya bamena ibiryo, bakafata abakarani bagasohora uburiri ngo nibadushaka mu mudugudu. Baraje ntetse nari natse ibirayi n'amashu, ndasimbiza ngaburira umwana ko hasi babiteruyeho ngo babimene, ngaburira umwana. Ni ukuri ibidahiye ndabimena, ibihiye tuba ari byo kurya. Abo bantu nibo batumye numva mbabaye, numva nanze uburaya. Gusa narababariye, narakijijwe, n'uwo yaranapfuye Imana izamubabarire. Umwe ni Murenzi, undi ni Yozafina, ibitaramuhanza. Ariko mu by'ukuri narababariye kuko namenye Imana, kandi rwose mbikuye ku mutima ko nabababariye, Imana ibababarire. Ibyo bintu nibyo byagiye mbona ari agasuzuguro, n'umwana uruta akagusuzugura, umva wandaya. Ibyo bintu numva ndabyanze, ndeba uko ngana, maze kubyara, ngiye kubyara umwana wa gatatu, nibwo nyine nafashe icyemezo mbivamo ndabireka, kuko umaze kugira n'abana bakuru, mfite umwana w'imyaka 15. Nakuri nshima Imana ko bamenye ubwenge ntakiri indaya. Imana ishimwe. Rero bene data bakundwa, murumva yuko kugana uyu mugabo Yesu arakuruhura. Turashishikariza n'abandi mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza, mwe kugira ubwoba mwibaza ngo ejo tuzabaho gute. Ndagira mbabwira ngo iyo uteye intambwe imwe ugana Yesu, nawe atera 99 aza agusatira. Murabona ababyeyi ukuntu biyubashye, ni abamama beza, ntacyo babaye, kandi bari gufasha abana babo nk'uko babibabwiye, bari kwikorera ibintu by'imyuga ku buryo nta kibazo bafite. N'abandi rero twabashishikariza kugira ngo mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza, ibindi azagenda adufasha. Cyane cyane ko mubona turi no mu bihe bibi. Ese nk'ubu uramutse upfuye uri mu ibyo bintu utarakire Yesu nk'umwami n'umukiza, nk'ubu ugize ibyago iyi coronavirus ikaguhitana, wajya hehe? Haracyari rero ibyiringiro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka kimaze kumva amazi. Niba rero umaze kumva aya mazi y'ubugingo, nawe akira Yesu nk'umwami n'umukiza, hari ibyiza, muze dufatanye urugendo. Imana itumugishe. Byose nawe umpa imbaraga, amahoro